uyu mugabo iyo wumvise izina Elon Musk ni umuntu umenyereye kuzana udushya tugiye dutandukanye ku isoko tutari tumenyerewe, akavuga ngo ngende ucinze ikintu runaka gishize ku mugaragaro, iki kintu n'iki ngiki gishize ku mugaragaro. Uyu mugabo twagiye tubona kenshi akunda gushyira ku mugaragaro ibintu bigiye bitandukanye. Twagiye tubona aravuze ngo nzanya mu modoka y'amashanyarazi, ayashyira aho ngaho kandi bigenda neza. Twagiye tubona uyu mugabo azanye umushinga wo gusura ikirere wigenga, kuryo ugenda rwose ukagenda ugasura ikirere, ukagenda ugasura isanzure bitewe n'ibyo wagajuru yakoze. N'imishinga myinshi yagiye azana kandi tukabona ari ibintu tutabonaga mu maso yacu. Gusa uyu munsi wa none yakoze ikintu cyamusubije inyuma, cyatangiye kumuhombya, ariko abantu bakavuga ngo kiramuhombya kugeza ryari, arakomeza hombe cyangwa arasubira inyuma ave ku mwanya wa mbere nk'umukire wa mbere ku isi, cyangwa se ni ikintu cyamuhombeje akanya gato, ahari umushinga yazanye ushobora kumuzamura ku rundi rwego. Niba uteze amatwi ikiganiro ugiye gusobanukirwa byinshi byatumye uyu mukire wa mbere ku isi atangira gusubira inyuma cyangwa se atangira guhomba. Ikisabwa no gukanda subscribe, tukajya tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye kuri Favor Entertainment. Naho nje my name is God is Favor, nguhaye ikaze. Uyu mugabo yavuze ko noneho azanye icyitwa ngo ni American Party, cyangwa se ni ishyaka rishyashya azanye kugira ngo yihangane n'amashyaka abiri dusanzwe tuzi muri Amerika, kuko n'ubundi niyo mashyaka twahoraga twumva ahangana mu matora, ni Republika n'Abademokrati. Uno mugabo yamaze gutangaza ko ayo mashyaka yose yananiwe, n'ubundi ayo mashyaka ngo ameze nk'aho ari kimwe. We mu magambo ye yavuze ko ni nk'impande ebyiri z'igiceri kimwe, niko yise Abademokrate n'Abarepublika. Ati niyo mpamvu ngiye kuzana ishyaka ryitwa American Party y'abaturage badashyigikiye ibikorwa by'Abademokratike ndetse n'Abarepublika. Iryo shyaka ni ry'abaturage bazibonamo. Ubundi byatangiye gute kugira ngo ubundi uyu mugabo avuge ko noneho agiye kuzana ishyaka rye? Uyu mugabo Elon Musk yakoze ikintu kidasanzwe, aho yagiye ku mbuga zaravuga ngo iyo bigezeho muri gutuma igihugu cyacu gikena, muri kugikenesha, ati mwangiza nta kintu kizima muri gukora. Imeze nk'aho turi kugendera kuri system, imeze nk'aho turi kugendera kuri system y'ishyaka rimwe. Ati aho bigeze nge ndarambiwe. Ati nta demokarasi iri muri Amerika. Ati uyu munsi nanone nashyizeho ishyaka ryitwa ngo ni American Party, narishyizeho mu rwego rwo kugira ngo abaturage ba Amerika basubize ukwishyira ukizana, benga basubije demokarasi muri rusange mwari mwarambuwe. Niyo magambo yakoresheje. Uyu mugabo Elon Musk ameze nk'uri guhangana n'umuco w'Abanyamerika wari umaze imyaka irenga 160 batora hagati y'amashyaka abiri y'Abademokrate n'Abarepublika. Ushobora kwibaza ati Abanyamerika bakeneye ishyaka rya gatatu, iki kintu bakeneye? Cyangwa se kongera ukibaza ati ngo ubundi ubuyobozi bwa Amerika buri kubivugaho iki? Cyangwa se none kongera ukibaza ati ngo ubundi ibintu Elon Musk arimo gukora byo gushinga iri shyaka rya gatatu byemewe n'amategeko? Ubundi ibi byose bijya gutangira kugira ngo Donald Trump atangire kubangamirwa na Elon Musk, avuga agiye gushinga irindi shyaka ryo kumurwanya. Urwango rwabo rutangira mwararubonye, byatewe n'itegeko rya Donald Trump. We mu magambo ye akunda gukoresha agira ati Big Beautiful Bill. Icyumweru gishize iryo tegeko ryarasinye, ni itegeko rikubiyemo ibintu byinshi cyane. Gusa Elon Musk we akavuga ngo iri tegeko kuba ryemejwe na Amerika rizatuma igihugu cyacu mu madeni cyari gifite hiyongeramo ideni rigera mu matiriyari n'amatiriyari. Ati ibyo ngibyo ni uguhombya igihugu cyacu, twagagombye kuba turi gushaka uburyo tuva mu madeni, none mwege muri kongera amadeni. Ariko Trump akagaragaza ko nubwo iri deni riri kongera amadeni y'igihugu cya Amerika, ariko rifitiye inyungu y'igihe kirekire cy'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni iri tegeko bari gupfa Donald Trump na Elon Musk, nicyo kintu bamaze iminsi batonganiraho. Ubwo nibwo Elon Musk yavuze ko ibintu bihinduye isura, dushyigikiwe n'abaturage kugira ngo tugire ukwishyira ukizana. Elon Musk akimara gushingira ishyaka rye yise American Party, byahise bimuhombya ku rwego rutabaho. Mu mutwe gusa akimara gutangaza ko yashinze ishyaka, yahise atakaza agaciro kazira modoka ze yise ngo ni Tesla ku isoko mu rwego rw'imigabane, kahise gahomba arenga miliyoni 79 z'idolari. Niko gaciro ka kampani ye ya Tesla yahise homba nyuma y'umunsi umwe gusa ashinze iri shyaka rya American Party. Ayo mafaranga yatakaje twabyegeranyije dusanga ni budget y'igihugu cya Sri Lanka. Mu yandi magambo bisa nkaho abashoramari bo muri kampani ye ya Tesla ibyo bintu byababaje ku buryo bamurakariye. Ibi ni bimwe twareberaga hamwe agaciro k'amafaranga Elon Musk yatakaje nyuma yo gushingira ishyaka yise American Party. Mushaka andi makuru mwatwandikira hasi muri comment, mukatwandikira mukatubwira amakuru mushaka, maze natwe tukabashakira tukayabagezaho.
Reka nkubutse kandi niba utarakora subscribe kuri YouTube channel Fever Entertainment, yikore maze uzajye ukurikirana ibiganiro byacu gatanu ku kandi. My name is Fever. Byacu nakagaruka.